What's up guys, welcome to the Kasha Media, this time for Ready Stock. Nk'ibisanzwe uyu ni wa mwanya w'abakobwa banyu muba mutegereje muri benshi. Uyu munsi rero tuje ku itariki 6 z'ukwezi kwa 9. Tuje kubabwira ngo kuwa mbere ku itariki 8 z'ukwezi kwa 9 abana turasubira ku mashuri. Uyu munsi tuje kubaha impamba yuko muzasubira ku ishuri mumeze nuko mugomba kwitwara, imyumvire yo mu biruhuko tukayita mu rugo. Nk'ibisanzwe ndi kumwe na Hope ndetse na Keza. Keza umeze? Meze neza Rusi, umeze neza? Nanjye meze neza cyane nta kibazo. So Hope umeze? Ndagosh. Vakansi yari nziza. Nyine ibintu araryoshye. Guys araryoshye. Zuranya amavuta mu kwiga ubunje ndi mushya. Okay. Nizere ko umeze neza. So Keza, abana bagiye gusubira ku mashuri, hari abana bagiye gusubira ku ishuri bavuye mu cyiciro kimwe bagiye mu kindi. Amanota yarasohotse rero twarabibonye. Bo mu Komisi yari imeze ite buriya? Abana baratsinze cyane. Baratsinze cyane. Baratsinze ariko nyine baranatsinzwe. Baratsinze. Ariko umubare w'abatsinze waje ari munini. Wabatsinze? Batsinze ari benshi. Twari ikigo nzi. Ndabona bagaragaye. Yegene tubireke. Ikintu tukiyorere. Abana bamwe Keza nicyo nakubwiraga, abana bamwe bagiye kuva muri upper primary, abasoje P6 bagiye kujya muri secondary, bagiye kwiga nyine icyiciro turabashuje. Abantu mugiye muri segonderi turabashuje. So Keza bahita muri senior. Ni muri senior ubu niko muri kuvuga. So Keza, ikintu ndi kwibaza niki wabwira bano bana bavuye muri primary, cyane cyane ko bamwe bagiye kujya boarding, bagiye kujya mu buzima batari kumwe n'iwabo, na abana bato, ese wabwira iki? Kintu nabwira umbwire abavuye muri primary bajya muri secondary. Okay. Abana rwose muvuye muri primary mugiye muri secondary, abasaba bitware neza, bagira ubwenge, bakurikirana cyane. Abantu bagiye muri interna barararuka. Abantu bagiye muri interna, nyine umwana uvuye muri primary kugera muri interna shaka Akusundi bura bararurwa niki? Bararurwa n'amakipe bagenderamo, agakundi, urugomo. So rero bagomba kugera ku ishuri bari seriye, ikindi badashukika, ikindi bagakora cyane, ikindi bagakurikiza ibyabajyanye kurusha ibindi byose. Keza arakoze cyane, bagakurikiza ibyabajyanye. Noneho ugiye kumbwira niki wabwira bano bana bari basanzwe biga muri secondary ariko bavuye O level bagiye A level? Hari abagiye TVET, hari abagiye kwiga general education, hari abagiye kwiga day school, ndetse hari n'abagiye kwiga boarding schools. So niki wababwira cyane cyane bano bagiye kwiga boarding? Aserose kucya kunze kwibanda kuba boarding. Ya kuko bagiye mu buzima batari basanzwe barimo. Iyo uri iwanyu sibyo, umubyeyi aragukaruma, urumva akubwira ati ntukore ibi, hari ibyo ujya gukora akabikubuza, urumva hari ibyo ujya gukora ntibabikubuza. Ariko umuntu ugiye muri interna aba afite freedom. Rusi ikintu nababwira ni ukwitwara neza, bumve batagera bakumva nyine bakamera nk'ihene zicisha ibiziriko, bizigatangira bakorana bagafata imico batari basenga, batangwaga inzoga bagatangira kuzinywa, batangwa itabi bagatangira kuzinywa. Abatakoraga ibiki bari baragumishije iwabo barabazituye abana babaga mu gipangu batajya basohoka, barabazituye. Noneho abana bigaga muri single schools bakaba bagiye muri miss. Abasheri mwana wigaga fawo ukabuzima bwawe mu kigo kirimo abahungu. Kundi wari umeze nyine n'abahungu mugiye kwiga mu kigo kirimo abakobwa, nabo bitware neza. Urumva ukuntu bibaza ko abahungu iki reka icyo kimwe katukireke. Okay guys, hari ikintu turi kumva cyane, bano bana basibiye barasi, aba level 5, aba senior 6, aba senior 3 n'aba P6. Turahera kuri Keza, nicyo babwira? Shano gukomera bakihangana. Urumva uburyo ngo iyo ugiye gusimbuka urabanza ugasubira hehe? Inyuma. Urabanza ugasubira inyuma, kandi
icyiza kigenda haza ikindi cyiza kurushaho. Ni ukuvuga ngo urimo kumva hari ibyo utakaje, urimo kumva birangiye, inshuti zawe ziragiye, ibintu byinshi. Mugire umutima ukomeye, usubire bisaba umutima ukomeye wa muntu. Bisaba umutima ukomeye, bagira umutima ukomeye, basubire ku ishuri kuko kureka ishuri nabyo ni bibi. Ni ukuvuga ngo ugiye gusimbuka ikinogo ahubwo ugisimbutse usubiye inyuma, kandi wari ugisimbuka ujya imbere ugasubira inyuma ugahita ugisimbuka noneho ugahita ugisimbuka bya danje. So rero mugire umutima ukomeye keza ngo bagisimbuka bya danje. Cyakoze guys n'ababeshye nyine by'ukuri twari tubakumbuye. Keza hari abantu bajyaga banyandikira kuri TikTok yanjye ngo turagukumbuye kuri Dekashatu. Mana naje wumve ngo wowe wanyandikiye naje, sibyo naje n'abagenzi banjye kwa ubundi mwabagahe gikurikiyeho Keza n'inzobe ndizera muri kubibona mwabagahe aho pari kutubaza ngo tubanze umubwire. Nari mpari. Wabagahe ko tutaheruka kubona kuri kamera yo sinayiherukagaho ariko kuba mpari nari mpari. Akazi hari igihugu twe twasuye. Twasuye please nge narushiye nawe umutwaye nukuri kw'Imana runaragutwaye wenda reka ku kiganiro cy'ubutaha reka twemere ko yantwaye wenda kuri kamera kamvuge ko Hope yanjyanye muri Uganda. Si hose niho natubwire se muri Uganda bye byifashe gute. Mana Yesu dore igihugu we abasheri suri mwazansuye nihaba niho iwanyu niho nibera. Abantu mutamerukaga kuri kamera niho nibera. Barahise nijoro mu bantu bazagusura mbaye mvuye mu mubare uko ndi umwe mu bantu bakunda u Rwanda kurusha ibindi bintu byose bibaho. Muzansura mugaruke. Oya ibintu byo kwambuka imipaka hoya. Muzansura mugaruke abakobwa. Barakubwenge badukurikirana. Gije igo. Oya turajya. Ahubwo se udusize ute? Baramponye tuzereka akana ko kuri Dekasha. Uva cyarakaze. Abivuga gute mu kiganiro? Kananyo. Gusa anyway uzansura ngo yararyoshye niko yatubwiye. Naringoshye wari uryoshye ngo yararyoshye. Twari turi mu Rwanda twarumarishije amaguru twararugenze. U Rwanda ruba runini, u Rwanda ngo ni ruto. U Rwanda ni waragenze rata nabo ni rusi. Icyo kintu giceceke. Reka dukomereze ku banyeshuri. Ibintu byo kugenda byo byandenze umutwe. Dukomereze ku banyeshuri rwose dushyiremo imbaraga kugira ngo ibyabaye uyu mwaka tuzabikansoringe muri uyu tugiye gutangira. Amanota abantu batsinzwe nyine bizarangire kandi n'amanota ziyongere. So icyo nababwira bantu dusubiye ku ishuri dusubiraneyo ingamba nshya. Abantu tubirukanaga wikendi kutu wikendi kubatuma ababyeyi nyine umubyeyi wawe ntago ari ngombwa ngo ajye ahora ku kigo pe. Ni ukuri kw'Imana kubona umubyeyi yaje ku ishuri ngo yaje mu makosa y'umwana we rimwe kabiri. Erega yego pe dukoze turi abana ariko tugira aho tugarukira. Niba bakubwiye ngo ujya mu ishuri, niba iki kintu cyarabaye wowe gikosora ubwawe ku buryo utazongera animateri kujya akatara no gakatari, sibyo? So Hope hari amakosa uzi abanyeshuri bakora cyane cyane bano bigiza ngo aba legend ngo bajya ngo ku ishuri ngo hashize ngo icyumweru babandi barutwitse abo bamwe Keza tubwiraga igihe twavugaga ngo barutwitse ngo mu kigo. Ndetse nababwira nyine bahindura imico pe. Nyine bakuringe bareke kugira nyine ntabwo ubundi mu buzima busanzwe nje guhangana ntabwo ari byo. Erega ko umusitari si bibi ntabwo ari bibi, ni byiza pe, ni byiza ariko umusitari unagira ikinyabupfura unubahe, sibyo? Umusitari uzi abasitari bari aha hanze bano ba Debeni ba Juno buriya ba Element uzi
uzi kuntu bagira ikinyabupfura. Uziko hari umuntu wambwiye Barubaha umuntu w'umusitari ngo ntago ngaba yitenga ku bintu by'Imana buriya se badukase na Vestina se babaye abasitari. yegora Si bazi oya sinago ubundi ntabwo ba kuvuga ngo Israel Mbonyi bari umusitari gusenga no kubaha ni ibintu biragendana urumva biragendana. ubu umusitari ugasenga ukubaha Imana ndetse ukubaha n'abo mubana, ikinyabupfura kikakuranga. abarijenti mu bigo barijenti umunyeshuri ngo ugenda ngo hashize icyumweru ngo bibi ngo ngiye ngo ngendere rimwe n'umururu mani ubundi ibyo ni ibintu nyine ibyo ni ugushaka guhangana ikindi abana bajya ku ishuri bafite ubwoba ngo ndi umururu ngo bazanyuzura ibintu byo kunyuzura mu Rwanda byaracitse. we jya ku ishuri nagira n'umuntu ugukora ujye kumurega. yego bahita bamwita shangazi ku ishuri. bitwaye iki we uzajye kumurega hoppa gushuke bagukubita uzaharanira uburenganzira bwawe rata uzagende ubibwira abayobozi ntabwo ari ukumurega ni ukubwira abayobozi ikibazo ufite ubangamiwe kandi ntugomba kubangamirwa kandi ufite abakuyoboye. ni ukuri kw'Imana abana ikintu twabasaba mbere na mbere ikintu bagomba kumva ndetse na cyane mugende mukora ikibajyanye mukora ikibajyanye. ni ukuri kw'Imana kujya ku ishuri bakajya bahora bagufatira mu makosa aho kugira ngo bagufate mu ba mbere bagize amanota meza bakagufatira mu makosa. ni ukuri kw'Imana batagufata muri abo ba mbere bafite amanota ariko bakagufata mu bafite discipline. icyo kintu rero nicyo ndi kubabwira pe, ni ukuri tucyumve tucyubahirize. ababyeyi bacu tubagabanyiriza imvune. umubyeyi nakaba atagize umubyeyi yashatse mu murimo bakajya kumukurayo yagiye no guca inshuro ashaka. ni ukuri kw'Imana kugira ngo ubone uko ujya ku ishuri school feeding iboneke, school fees iboneke, wowe nyine ukajya gukora amakosa. icyo kintu ntabwo ari cyiza. so amasaha ari kutugendana twakishimiye kuguma turi kumwe n'abantu bacu dukunda cyane. twari tubakumbuye cyane ariko umwanzi w'igihe ni amasaha. ni ukuri kw'Imana ariko hopu icyo wabwira uragira inama abana bagiye ku ishuri, icyo uri bubwire ababyeyi bohereje abana ku ishuri ndetse n'abana batangiye ibyiciro bishyashya bagiye mu makombination mashyashya mu matrade mashyashya. Gusa icyo ndetse umere kubareka mere ku bana. abana igisintu nababwira sha mwitware neza muharanire kuba inyangamugayo nyine performance ibe nziza mwige mubishatse musireho umwete. nta muntu ubundi gukorera ku jisho ntabwo ari byiza pe. nyine mwige mubishatse mushyiremo imbaraga mube attentive ku byo murimo. ibintu byo gukwepana n'abarimu wapi, gusuzugura n'abarimu wapi, gukarota ibintu byo gusuzugura umuntu wagwa itegeko ukaruta wakinga byo kudoginga no. kandi ikintu nabwira ababyeyi nabo nyine nyine hari umubyeyi ugenda ugaterera iyo umwana amweje ku ishuri ntabize makuru ye. ubundi ababyeyi baze baza gusura abana ku ishuri barebe imyigire yabo, baganire n'abarimu baganire n'abayobozi bumve se afite iyihe myitwarire ku ishuri kugira nibagira n'ikigurupe atangiye kumubonamo nyine amukebure nyine yongere agaruke mu nzira nziza. hope urakoze cyane. so Keza wowe uratubwira uragira inama abana bakunda gukarota, abana bakunda gukarota imibare na fizike na shimi. ni ukuri kw'Imana abana babagira inama. abana bakunda gukarota gusa nabo badafite note noneho cyane za history. bantu mukaruta abantu mukaruta imibare mwoka byaramwe kari ifashe iyi si. kuki mukaruta imibare? kuki mukaruta fizike? ariko Keza kankubwira umuntu waririmbye indirimbo ngo imibare ni isomo rikomeye ariko nyine abanyabwenge mubyige n'abaswa mubyige. nta mwana w'umuswa ahubwo abahanga bigisha bazamura intege nke bamuzamure. ni ukuri ibintu byo gukarota imibare kutandika note z'imibare si byiza pe, si byiza. mujye mwiga imibare mwige fizike shimi mana we shimi
shimi igufasha ibintu byinshi uzi ko shimi buriya ari nziza ngo shimi ni Keza nziza. arabizi. Shimi ni Keza niyo nziza mpamvu cyane. yajyaga dutsinda kera Keza mwige imibare mwarimu wa shima mukunda aramukunda. sha mwige imibare aya aramutse akubonye kuri kamera avuga ko yankundaga mwabipfa bari inshuti nyine twari inshuti amusobanurira Keza ari umuhanga muri shimi ibintu by'ibura bipisi urabeshye pe urabeshye ni ukuri pe barabeshye njyewe ntabwo nari umuhanga muri shimi gusa narageragezaga afu ariko nkaho buriya muri fiziki oya ibyo bintu byo gukaruta rero gukaruta ntabwo ari byiza gukaruta amasomo ayo masomo nyine nubwo waba utayumva wagerageza kwicaramo ukabasha kwandika notes ugashaka amanota yiyongeranya ku yandi urumva bakagusobanurira erega ikintu washyizemo ubushake urakimenya urakimenya pe hanyuma rero abantu mukaruta mubireke noneho abana mugiye kuva primary mugiye kugenda abana basi ni abantu babongozi cyane cyane abasibire bongoza abana urumva batazabashuka mujye mwiga amasomo yose nta rimwe mukuyemo kugeza igihe usoreje kwiga nibyo. So guys mwakoze cyane Keza wakoze cyane urakoze cyane Rusi Imana iguhereze umugisha ubutaha ntituguhamagara uzitabe karame so Hope wakoze cyane nawe Rusi wakoze ubutaha ntiguhamagara uzitabe karame ni ibisanzwe ndayitaba so naho ubutaha turabakunda cyane bye bye.